Imana baduhera umugisha amashyi menshi kuri abo mambure. Twimutse rero tugiye kwakira abandi bashyitsi b'imena. Tugiye kwakira abandi bashyitsi b'imena. Yego iragana abandi ifirige abantu n'abantu mwifute kugira ngo abari yego reka dusabe abantu bataza
atari igitero cyangirika. Yego turabahinduye uko abantu bakora. kimeze nk'ibesanyi ntabwo tuzi ibyo ari byo. Ndagira ngo rero mbere yuko tujya mbere ndagira ngo mbaze menye aba bantu ni bantu ki mufite. Ndabona muri benshi, nta ngabo zitagira umwana, nta n'inzuki zitagira urwiro. Muri mwe ninde mukuru ubarimo, ubahagarariye ninde? Umuyobozi wanyu. Karibu hano. Murakoze cyane. Mwongerere ijwi umuyobozi. Haleluya. Amena. Imana ni nziza ibihe byose, kandi ibihe byose Imana ni nziza yo kabiri yayo. Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo cyiza. Aba bantu, iyi ni korali. Ni korali yitwa Igihe ni iki. Nimwumva neza, ni korali. Korali ikora iki? Iraririmba cyane ku buryo tubahaye indangururamajwi ubu baririmba aka kanya. Mubwire rero ukoze hasi unyibutse ibuye umbwiye ko ari korali, ndagira ngo numve nimba ari korali koko. Ko korali saba aririmba se? Hano twahoranye amakorali menshi cyane, turagira ngo twumve koko niba aba bantu ari arabaririmbye. Kuko n'abatangiye kugira ubwoba. Twataramye, ntabwo tugiye dukura mu ruge, twataramye rwose. None ndabona tuvuze ngo mugiye kuririmba mugira ubwoba. Umuyobozi wanyu arabeshe nimuri abaririmbyi. Imana ibahe umugisha. Reka twumve rero nimba bashoboye kuririmba. Se gusaba namwe muri abaririmbyi cyangwa murigira imbere kugira ngo baze kuririmba, murigira imbere ho gatoya kuko ndabona wagira ngo muri kumwe. Yego muyo, reka twigire ku ruhande twumve nimba ari abaririmbyi. Uzi kutambesha ariko reka nanjye mpinyuze n'abari aha ngaha babyumvise, twumve nimba abo bantu ari abaririmbyi koko. Ibyo bari kwerekana ngo uretse bataza Ari
tugaragaza aho turi ari ku Mana cyangwa se ku bantu gushikama ukumvira Uwiteka nibyo bizaguha kugiteka Imana n'uwiteguye byose ntukirengagize ibyiza gukorera Satani we ashaka kukubuza ibyiza by'ijuru bihangane muri byo bigeragezo ushikame ku Uwiteka uzagororerwa Imana n'uwiteguye byose ntukirengagize ibyiza gukorera Satani we ashaka kukubuza ibyiza by'ijuru bihangane muri byo bigeragezo ushikame ku Uwiteka uzagororerwa tangiye ryari kumuna abakiri batoya bavutse mu mpeshyi ishize aba bantu uko babona gutya yego bavutse kera ubu barakuze bitwa bande bitwa igihe ni iki korali igihe ni iki igihe ni iki izina ryiza cyane igihe ni iki amashyi menshi ku bw'iryo zina bari batirera umugisha umubyeyi we umwe yise umwana ngo mwise neza namwe mwitwa neza igihe ni iki igihe ni iki ye twakomeza ikorari rero igihe ni iki ntabwo yavutse mu mpeshyi ishize yego yavutse kera rwose yavutse itari korari ntabwo yari korari buriya mu itorero tugira ikintu bita ibihande kugira ngo aba mu itorero barabizi igihande mu itorero rya Mageragere tugiramo ibihande bine muri ibyo bihande bine rero nimo havuyemo iyi korari ariko yatangiye yitwa ko ari abaririmbyi ari gurupe y'igihande cyari igihande rero cya Nyarubande yatangiye mu 2008 ari igihande mu 2008 ari igihande ni ya zamani yego impamvu ari ya zamani turabigaruka ntakikomereze turabigaruka yiswe korari muri 2013 yibwo yakiriwe mu itorero rya nibwo itorero rya Mageragere 2000 na kangahe 2013 ivuye muri 2000 na kangahe 2008 2013 imyaka ingaha bazi imibare twikomereze twakomeje ubwo imaje kwakirwa yari ifite abaririmbyi itangira asubira karu gato batangira bari abantu 8 bari abantu 8 bo mu gihande robizi igihande ibihande byacu ko bikoze ni abantu bari baturanye batagira abantu 8 ntago abo bantu 8 rero nubundi bari abasore yego bari abasore ariko uyu munsi nako bakira abasore urareba ugasanga nta n'abakiri bo bamwe barashatse bagiye kure abangaba ni amashami yabagiye bashibukaho mane he mugisha abo bantu basize fondation nziza ubwo rero 2013 dutangira umurimo wo gukorera Imana turi mu rusengero rw'Imageragere ari naho dukorera umurimo uyu munsi dutangira turi abaririmbyi 15 ubwo twari 15 batwakira nka dukora ari itorero twari 15 bavuye ku 8 mane habwe icyubahiro umurimo waragukaga yego turakomeza abo bari abasore harimo n'inkumi abo basore n'inkumi rero bagiye bagenda bakagera batya bakaba bamwe baragiye kubera iby'isi bamwe bakajya ku ishuri abandi bagashakira atari hafi aha yego n'ubundi abasigaye batoya kuko n'ubundi yabaye ari nka korari y'abasore n'ubundi abasigaye ari batoya bakajya bagenda bakwiga kuri batoya basigaye bongera bakaguma ari korari none habwe icyubahiro noneho rero ubwo twaje kugera igihe twumva yuko ubutumwa twamenye turimo turakura atari ubwo kwihererana ubwacu tugira igitekerezo cy'uko twashaka ukuntu natwe tumenyesha abatuye isi impande enye z'isi ubutumwa bwiza twamenye kugira ngo nabo buzadukizanye nabo amen icyo gitekerezo turakigira turicara tubibwira abayobozi b'itorero barabitwemerera dutangira umushinga wo kugira ngo dukore indirimbo zizumvwa n'abantu bose atari abo ku rusengero rw'iwacu Mageragere indirimbo z'amajwi yego izo ndirimbo rero nizo uyu munsi twabazaniye
kugira ngo mwumve neza. ntacyo turaje tubigeho perezida, uko ni ukuvuga ngo mwariyegeranyije mukora umushinga, ariko se uwo mushinga ubwo wari woroshye ko byagenda kose wari urimo inzira ndende. Urumva n'abasore, urabona abenshi ni abasore bataha iwabo. Yego. Kandi uwo mushinga kuwukora bisaba kugenda. Yego. Umwana rero w'iki gihe kuvuga ngo murekura agende cyari ikintu gikomeye. Birimo imibare myinshi. Urumva abayobozi tweye nkatwe dukuze byasabaga yuko tubagenda uruhande tukamenya ngo barihe, baratashye, ese bageze mu rugo. Yego. Byari ibintu bikomeye cyane, wari umushinga munini cyane. Ntacyo urakoze perezida, ayo makuru duhaye ni amateka magufi mu ncamake bitewe n'igihe ya korari. Igihe ni iki, reka duhe icyubahiro Imana, tuyikomere amashyi. Imana ihabwe icyubahiro. Yabavanye iyo 2008 barazamuka bayiyemeza umurimo 2010 na kangahe na gatatu, kandi n'ubu baracyawukomeje. Imana ihabwe icyubahiro kandi igomeze ibaturwanireho. Rero none n'abantu ntaherukaga kubera iki mwadutumiye? Barabatumira kugira ngo dushyire indirimbo zacu z'amajwi ahagaragara, mwese mubireba, atagira ngo twazishiriyemo ipfiriya mu bishanga, tuzishyire ku mugaragaro abantu bose babireba, kandi abava aho ngaho banazitahane bagende batubwirire abandi bo hirya ahandi, kugira ngo ubwo butumwa twamenye nabo bagende babwumva, kuko ari nayo nshingano y'itorero ry'Imana muri kino gihe. Imana ihabwe icyubahiro, tunabafashe gushima Imana. Haleluya. Kuko ibyo bintu byarashobotse ubwo mwana duhamagaye kugira ngo tubafashe gushima Imana, kandi Imana yatsinze, ihabwe icyubahiro. None se izo ndirimbo koko murazifite? Turazifite. Cyambere rero. Cyambere noneho muzitwereke. Reka sabe pastor kugira ngo tumare impaka atambuke adufashe, muduhagarariye nk'itorero rya Mageragere, kuko hari igihe mushobora gusanga ari ibintu muri kutubwira mu magambo. Koko indirimbo zirahari. Muzizanire pastor zirahari. Imana ihabwe icyubahiro. Turagira ngo rero baze kudufasha wa muntu wadufashije dukingura hariya kugira ngo atwegereze agakoresho. Noneho pastor, amena. Haleluya. Haleluya. Imana ni nziza kandi ibihe byose yo kamere ya ndabona agapfundicyanga gateye amabengeza, namwe muri kukitegereza. Gashyire hejuru cyane kugira ngo n'abagufiya babashe kubibona. Yego. Ubu rero turavuga ngo agapfundikiye gatera iki? Amatsiko. Turagomba gushyira amatsiko rero. Yego. Reka nsabe umubyeyi uri hafi yanjye abifashemo, maze abikora yitonze. Uyu mubyeyi ntukakirekure, ndashaka kujya mu manza kirimo. Yego. Akari mu nda y'ingoma ngo kamenywa n'uwagize ate? N'uwayibanze. Uyu mubyeyi rero nawe ashobora kuba yafatanyije na perezida kubanga iriya ngoma. Reka rero ayobore pastor mu nzira nziza. Yego, arakoze mubyeyi. Amashyi menshi kuri uyu mubyeyi, abikoze neza cyane. Yego. Mwagize ngo biroroshye. Pastor nawe wagira ngo tuwe abizi ibi bintu ko. Yego. Kamanze nk'uruhu rwanjye ruhareda. Haleluya. Amashyi menshi. Pastor aradufasha kureba, ariko ko ndabona handitseho n'ibintu. Nongera amaso ndebe yuko bibona neza. Yego. Kurebaho abantu bambaye neza basa n'aba ngaba. Amena. Bari hafi yanjye namwe muri kubareba. Yego. Hanyuma handitseho ngo igihe ni iki kwaya, cyangwa se korari igihe ni iki. Yego. Audio album volume ya mbere. Amena. Mageragere SDA, bisobanuye ngo Seventh Day Adventist Church. Noneho hakaba hariho nimero ya mbere, igihe ni iki, ubwo niko yitwa hari. Indirimbo yitwa? Indirimbo 11. Yego. Tuzazamuka. Izo ndirimbo mugiye kuzakira n'amashyi menshi. Ya mbere yitwa igihe ni iki. Igihe ni iki. Amashyi menshi kuri korari igihe ni iki. Yego. Tuzazamuka. Yego, tuzazamuka nayo muyiha amashyi muyakira.
amahoro nayo muyakira, isabato nayo muyakira, amafaranga, inote muzakira. Ntabwo ari muri buze kumenya iby'amafaranga bavuze. Yego, ibyiza by'ijuru muyakire. turi mu rugendo nawe muyakire. jewe nawe muyakire. yari umunyaburanga, ngira ngo niyo bavuyeho mu kanya. Kahini, iyitwa Kayini, inzira, iyi nayo isoza yitwa inzira. Yego, Imana ibaha umugisha. None pastor, ese muyobozi, niba byateganyijwe neza ntitwasaba bakagira imwe muri izi ngizi batwumvisha umuziki wayo kugira ngo twumve ko bimeze neza cyane rwose. amazi ntibazishyiremo hariya kugira ngo twumve nimba ari byo koko. Pastor ko ahangaha ntareka mbabwira, ntabwo umuntu ahabwira ititire ari ibintu bishakishije. Ubu ni ukuba amashyi menshi kuri pastor. Shirema agasa n'aka mwana, shirema agasa n'aka. Ibyo ni icyanyu, niyo musire perezida bibareba ariko nagize ibyanjye. Yego, umva rero nshingiye kuri gahunda y'itorero ry'Abadivantisiti y'umunsi wa karindwi ko ubutumwa bwiza bukwiriye kubwirizwa mu mahanga yose hakoreshejwe uburyo butandukanye, ariko bumwe mu bw'ingenzi burimo harimo n'indirimbo. Uyu mwanya ndagira ngo dutangaze ku mugaragaro ko korali igihe ni iki y'iri torero rya Mageragere, indirimbo zayo uko ari 11 zemewe n'itorero kandi ko zishyizwe ku mugaragaro kugira ngo zijye zibwiriza ubutumwa ahantu hose, kandi ibyo tubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Amashimwe mu izina rya Yesu. Uko byagenda kose pastor, uko byagenda kose buriya zishyize kurutse bwagiye. Aha, pastor wakoze rero, Imana imugirire umugisha. Ngomba twakomeza ikiganiro na perezida kugira ngo tuze kwihutisha. Perezida Karame, ndi kubona ngera kuri buri wese uri bubyifuze. None perezida, izi ndirimbo, haleluya, izi ndirimbo ko numvise ari nziza, mbese mu by'ukuri mwebwe n'aba bana n'aba bantu mbona mwazifashije ku buryo byari bimeze bite? Murakoze cyane. Yego, ntabwo ari twebwe twenyine twabyifashije. Yego, twari dufite abamambure bacu. Yego, dufite abantu bagiye badutera inkunga cyane. Yego, ari nabwo buryo twakoresha uyu munsi kugira ngo namwe muze mwinjire muri uwo muryango, natwe tuze twinjire muri uwo muryango cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. None uko byamera kose ndabona usa n'uwisumbuyeho kuri aba bantu. Yakeka niba utazi gusoma. Arakoze. Uyu ngo ni Perezida Donel. Amashyi menshi kuri Perezida Donel, perezida w'icyubahiro.
ubwo ni ukuvuga ngo urakoze cyane rwose reka umva birasabaga ko pasitori ntiza za ndorerwamo kugira ngo nanjye mbirebe neza. Perezida Doneri Imana iguhe umugisha. Mbese iyi korali ifite perezida wihariye wa korali aratambuka kugira ngo nawe ngire icyo mubaza kugira ngo tuze kwihutisha. Arimo atambuke umuntirizesho. Perezida turakwakiriye mu izina rya Yesu. Uriya perezida rero mama ufite inshingano zikomeye. Nahoze ngira ngo Perezida Doneri niwe perezida mu buryo buri buhoraho ariko ntacyo. None aba baterankunga babafashije ni benshi cyane. None tuguhaye umwanya urashima bingana iki? Ese uradushima mu buhe buryo kuko nabo bose n'abaterankunga bihagaze bite? Ndashima cyane ariko yego itorero ryacu rigatubaye hafi muri iki gikorwa cyo gusohora zino ndirimbo. Itorero yego aba bantu ubona baje ahangaha ndabashimira kuko baje muri iki gikorwa cyacu cyo kugira ngo tuzishyire ahagaragara. Ariko by'umwihariko hari umuntu watubaye hafi cyane nubwo ndi perezida ariko buriya hari undi watubaye hafi cyane akajya twegera. Hari umuntu wababaye hafi cyane rwose ko twese twababaye hafi. Ubwo ari jyewe cyangwa ko nanjye mu bantu bababaye hafi kereka ntuzane n'ibintu byo gutera amashyari. Ariko aravuze ngo hari abantu bababaye hafi ariko hari n'uwababaye hafi cyane. Ubwo yabayemo cyane rero reka ndebe yuko ari buvuge ko ari jyewe. Uwo muntu wababaye hafi cyane ninde? Watubaye hafi ndetse cyane ariko hari n'undi noneho babanaga natwe na buri joro akaba ari kumwe natwe na saa sita z'ijoro akaba yaba ari kumwe natwe. Njyewe n'abasigira Imana yahabwa icyubahiro. Ubwo ndumva ari data wa twese wo mu ijuru kuko niba utajya udusigira Imana yahabwa icyubahiro. Data wa twese wo mu ijuru yababaye hafi. Data wa twese we ahora aturi hafi ariko hari n'undi watubaye hafi muri ibi bikorwa nk'abana. Urabona ko turi abana pe. Ubona umuntu urimo w'umusaza ni jyewe sibyo se? Ariko mukuru ntabwo ari umusaza ari mukuru. Urebye muri urubyiruko ubona ko ari mukuru ariko hari undi wambaye hafi akajya anyunganira akanadufasha muri ibi bikorwa. Uramutwereka se kugira ngo tumuhe amashyi? Genda umva ndi kumbugurwa uri gutinda. Ezekiyeli ni umugabo umagaze iruhande mu ruhande rw'iburyo rwanjye niwe yatambuka. Amazina ye uyatubwire. Ndamage Jean Marie Vianney. Ndamage Jean Marie Vianney. Amashyi menshi kuri Ndamage. Kuriya pastor ngwino umuhesha umugisha. Narinze ko ari jyewe wanjye kawe yati ariko nguye ingofero ndayikuye rwose. Buriya yavuze saa sita z'ijoro mva mudukorere mu biganza umuduheshereze umugisha. Yagukoreye mu ngata. Pastor nawe aramushimye. Imana iguhe umugisha. Kandi ubwo pastor ugusabiye buri urahawe mu izina rya Yesu. Nuko bigenda biterera. Rero ntabwo umuntu wakwigira uko nguko ugenda usanga umwihorere. Natwe hari akantu twamugeneye ko kumushimira. Hari impano nziza cyane nawe reba araza kwishima ndabizi. Ngwino umenya ari izi ngizi. Ni izi ngizi se kugira ngo nkube hafi? Kugira vuba egera kugira ngo uyishyikirize pastor nawe ayimudushyikirize. Ntabwo afite umugore cyangwa se afite umuryango. Turagira ngo dusabe umuryango baze bashimirwe hamwe. Imana ihabwe icyubahiro. Abo umuryango wa Jemuve kibinda agaragaza ibintu ku mugaragaro. Nanjye ngiye mu ifoto y'abandi. Yego Jemuve tugiriye neza wafungura iyo mpano bakagufasha. Turitonda umva narinzi ko akora igihe n'icyari igihe bageneye. Ubu ni mu hari n'abandi nabo turi mu gihe buriya niko bimeze. Twese twabaye hafi abamambure n'abicaye ahangaha ariko buriya hari umwihariko rwose. Mubafashe kugira ngo bijye imbere. Reba ukuntu abantu bari kureba ni ukuri. Ubu rero bitwigisha kugira ngo yaba Agape tuyibe hafi yaba n'izindi abantu tugabana amakorali dukwiye kujya dutera inkunga. Haleluya. Tubaye ibitekerezo. Yewe abantu batanyamo buriya ngo harimo iki? Harimo nyine harimo n'abaririmbyi bari kurunguruka. Wow! Amashyi! Ariko mana yewe cyane ukureka mbabwira
ko mwakuze sha mwarakuze muzi ubwenge bashyire hejuru ngo bashyire hejuru ayiwe Imana ibahe umugisha korari igihe n'iki muyihe amashyi Imana ibaduhera umugisha kandi umuryango mwiza ubwo usibye iri shimwe rigaragara ariko baranabashima ku mutima Uwiteka abahire mu izina rya Yesu. Perezida wasubira mu mwanya kugira ngo nsigarane na Perezida Daniel twihute. Audio urarangiye kandi umenya waruhenze cyane rwose waruhenze cyane ufite agaciro gakomeye cyane ukurikije imyaka dufite kuko byose tubishyize hamwe twari turimo kureba dusanga byose kugeza uyu munsi uko duhagaze ari miliyoni n'igice mwarakoze Imana mubahe amashyi abantu banatujyanye ni muri uwo mukimbagiro ugana i Gahogo ubwo ni ukuvuga ngo byose birimo Imana ihabwa icyubahiro ibaduhera umugisha none se bihagarariye ahangaha ku buryo tuvuge tuti bihagarariye aha ntabwo bihagarariye ahangaha kuko twari dufite abaterankunga bakeya cyangwa se amambure bakeya none twabonye benshi ubwo rero twatekereje kuko dushaka gukora binini turashaka ubwo dufite amajwi mufite amajwi yego ariko turashaka no gukora amashusho kugira ngo byibura abantu bajye banatureba nk'uko barimo kutureba hano ngaha mujye muririmba tubareba yego Imana ihabwe icyubahiro nanjye ndumva nzabajoyininga cyangwa nzaba umwe muri mwebwe kugira ngo nanjye nzagaragare muri aya mashusho ariko ndabona wagira ngo byanatangiye sinzi impamvu turenga no kubitindaho none ngo bihagaze bite mwese murifashije ku buryo mwumva rwose mwihagije hari ikintu mwasaguye mugiye guheraho ntabwo ngiye kukubeshya ntacyo twasaguye rwose cyokora icyo twasaguye ni mwebwe kandi mufite na Yesu kandi murahari dufite n'Imana kandi dufite Yesu dufite itorero ry'Imana rirafatanya rirahaguruka mugezaho ibi bintu birasaba vote ariko birasaba n'umuntu ubyemeza niba abantu dukwiye gutangira uyu mwanya tukagira icyo dukora murigira inyuma nanjye kuvuga ngo basha mwabagabo n'abakobwa mwigira inyuma sha umunsi kubera ko ari uwabo icyo batutegeka nicyo turakora amen icyo mwifuza nicyo turi gukora ahubwo mwifuza iki perezida mwifuza iki turifuza ko mudufasha tugatangira umushinga wo gukora indirimbo z'amashusho gukora indirimbo bisaba iki birasaba amafaranga byibura turamutse tubonye miliyoni 2 indirimbo imwe bayikorera angahe indirimbo imwe bayikorera angahe indirimbo imwe bayikorera 100,000 bitewe n'aho wagiye ubwo naho mvuze ku rwego urabona ko ari 11 se dutara ka miliyoni n'ijana oya baka miliyoni 2 ushaka kuzasagura iyi ubwo ntabwo turimo gusagura ahubwo dufite ntabwo tuzikorera hano turanagenda ubutumwa muzabujyana n'ahandi kandi ntabwo muzajya mugenda n'amaguru oya ntabwo tujyana n'amaguru 900 zasigara muzayaguramo ikinyabiziga mujye mujya ku kwezi oya ntabwo tuzagura ikinyabiziga n'ubundi haba hari gukora indirimbo bijyanye no kujya kuyikoresha wowe kuvunika yego murakoze abenshi muri aba ngaba ibyo uri kuvuga barabizi cyane ibi ntabwo wamenya igiciro cyabyo ni ibintu bihenda cyane kubigeraho ariko byibuze uko ufite abantu ukaba ufite n'Imana niba uyizeye kumbura bizagerwaho n'ibyambere rero bikoze ubwo rero dutanze uburenganzira iyi korari ubwo ifite ibyiza ishaka kugeraho kandi natwe si ibyiza byayo gusa ahubwo ni ibyiza byacu n'itorero ryacu amen n'abantu b'Imana n'abashyitsi turi kumwe nabo bakomeze kumva ubutumwa bwiza amen reka rero icyo gikorwa mu gikore go ahead Imana ibahe umugisha pasoro Uwiteka abahire bavandimwe rero buriyangira ngo nayo mpamvu abantu badutumiye bagira ngo tubahete imbaraga none ndagira ngo duhereye kuri jyewe sibyo murabona ko ubwire bwadutuze ndagira ngo usibye abana batoya hari abantu batajya bagira amafaranga muri mwebwe reka ndebe abantu batajya bagira amafaranga nanjye njya nyagira aba bantu bakwiye guterwa inkunga hari ikintu perezida atavuze ndibuka hari umunsi bavuye muri studio
bangeraho aho ntuye Kicukiro ndababwira ni mwabana mwe mwaraye aha ngaha bati ntabwo turara turagenda mpaka n'amaguru nuko uyu mugabo baramuhamagaye bwari mu ijoro cyane ngira ngo hari menya aricyo cyatumye banagushima kuko narebaga abo bana sindi bubategere sindi baheke nuko ndababwira ni icyo ushoboye muze muryama bati ntabwo turara bamwe ntitwasabye impushya uyu mugabo bamuhamagaye ati mwese mushakisha uburyo mufata amamoto ndayishyura uko mubareba kuriya arabategera muri iryo joro ngira ngo ahari ushobora kuba ari nacyo kintu andushije andiye rwose uriya mukobwa iyo mbategera nanjye mutabamuze cyakora ahangaha kabisa Imana iguha umugisha rero hari abantu babona abana batashyigikiza hari uhari Imana yawe umugisha niyo mpamvu badutumiye rero ngewe mva mu rugo mu gitondo umudamu yarazi ko nje muri ronje kandi aba bana bakandagiye iwacu yampaye amafaranga yo kugira ngo ntere inkunga none ntabwo ari menshi atagira ugira ngo yenda mu rugo iwacu tugira amafaranga ariko ntabwo ajya aba menshi ariko yampaye 10,000 kugira ngo byunganire sena nayashyizemo akabyara yayampaye nuko ntazi aho nayaherereje ariko ndayabona inka ndayabona wa wundi ufite telefone aramfasha hari ayo mfiteho hariya Nyatange ko turi abatumirwa muri bumpe momo kugira ngo mbafashe akashi iyo mbonye wagira ngo sinzi aho nsabe n'umwanditsi cyangwa abanditsi kugira ngo iki gikorwa tugitware umwanya mutoya ko hari abatangiye kunyandikira bati ndasaba indirimbo ya korali iyi n'iyi muze kumva hafi ariko tukinabivuga abantu bitegura gutera inkunga baza tugakora umurongo duhereye kuri Ezekiel umurongo nayabonye shana ngo nibazaga uburyo agiye kubura yego aya nayo muryango wa Ezekiel unshyirireho 10,000 ngiye kubaha kuri telefone ko mutama amashi 20,000 ubu nanze amafaranga make umva amashi nuri butange sengisa turamuha amashi paso ngwino nkore mu biganza mbeshi umugira 20,000 by'itumba mwebwe paso ngwino nkore mu biganza Imana ni nziza baguhe mikrofone ibihe byose Imana ni nziza nkora mu biganza ko mutanyikiriza ariko Imana ni nziza Imana ni nziza ibihe byose Imana ni nziza iyo kamere ya mutambuka muze dutanga amafaranga hano umunsi urakuze natwe rero korali yaturutse hano hakurya ku Kibungo twazanye inkunga yo gushyigikira iyi korali irimo hano no musayisanga kandi ati nubwo twaje dukodesheje imodoka ariko natwe turatera inkunga Imana ibaho umugisha akiri impano yitugereze hakurya mu ku Kibungo haleluya amen Imana ni nziza ibihe byose kandi ibihe byose korali ni life rero yantu yego ariko impano yampaye ngo nyigeze kuri korali igihe iki bazayisangamo hano Imana iguha umugisha amashyi menshi kuri korali yitwa New Life amashyi menshi byari ya pastor gukore mu biganza nyamuneke yo korali hesha umugisha aho mwakuye Imana yongere haleluya amen haleluya amen kuririmba ni byiza rero muri mutazigera urangira iteka ryose nanjye naje mpagarariye korali byishimo yaturutse mu ntara y'Ivugabutumwa ya Gikondo itorero ni Burema natwe dushyigikiye igihe niki kandi tuzatuma agira igihe aha Imana baduhe umugisha baje kuri pastor abahesha umugisha yego mukomeze abantu b'Imana baracyari bari kuza n'ufite 500 naze n'ufite amagi 10 n'ufite amagi 8 n'ufite inkoko turi buyakire ariko aba bana bakora umurimo twakomeje Imana ni nziza ibihe byose nanjye mwizwe rya korali abategereje Yesu hari ubutumwa bampaye murabusangamo hano yego Imana iduhere umugisha korali abategereje bakumva na numero baguhe na nimero ariko hagize umuntu ufite nimero mwagiye mukicara nimero genda hariya hirya akira sha akire korali agape yanumye korali agape yamutumye ngo nitangire no mano bagakora ubutumwa burimo murakoze Uwiteka abahiri korali agape Imana ibaho umugisha pastor abahesha umugisha kugira ngo namwe mukomerere mu murimo Imana ni nziza ibihe byose twabanje abahagarariye amakorali
nanjye nitwa Nzabakorana Jean Pierre, naje mpagarariye korali abahujwe n'umwami. Iyi korali rero igihe ntigitwemeje kuyitera inkunga. Hano hari akaboro twabandikiye kagizwe n'amapaje 25. 25 yewe amashyi menshi ariko amashyi menshi. Noneho nanjye ku giti cyanjye n'umuryango wanjye, umuryango wawe mwagendanye, perezida bombi bafite nomero zanjye, arejeje ejo bundi ndakanda ku kanyenyeri. oya madamu mwagendanye, naze hano ange ko Uwiteka duhituke mugende amahoro, maze bakora mu biganza. Umuntu uza hano afite umugore akamusiga, uza gutanga amafaranga ukaba uri kumwe n'umudamu, muzane hano tubahe poromosiyo yo guhoberana, harimo n'abataba babiheruka. Ibihe byose Imana ni nziza, niyo kamere yayo. Korali igihe ni iki, ni abaririmbyi bitanga, bajya bamanuka imisozi bakaza hepfo iriya aho bita Nyaruyenzi. Rero korali Eri Beteli yantumye ngo mbashyikirize runo rwandiko, nibaza kwicara baze kurusoma. Uwiteka abahire Bakristo Nyarurenzi, nk'uko wambanjirije yavuze amapaje, nanjye ni paje 16. 16. Amashyi menshi kuri korali. Pastor agukora mu biganza, korali ayihesha umugisha. Bampe nomero ya telefone kango harabindi mushyire. Rene Imana ari hehera. Haleluya. Haleluya. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Nje mpagarariye korali yitwa Nyota ya Asubuhi, yitwa Ridimate, Stella Matutina, inyenyeri ya mu gitondo. Morning Star. Mazina menshi cyane. Muri ayo mazina nyine ni izina rimwe, ni inyenyeri ya mu gitondo, kubera ubutumire abavandimwe igihe ni iki babutugejejeho, kumva ko nyine umurimo ukomeye, niyo mpamvu twabateguriye impano iri muri runo rwandiko, kandi turavuga kuraje. Yego. Turi mute tuvuye ku makorali. Amena. Ngiye byandenze. Amena. Bababwiye iminsi ino korali imaze, imyaka imaze. Uyu munsi tabateranyije imbaga ingana gutya, ndetse mfitemo n'umwana uyiririmbamo. Ufitemo n'umwana, yewe ngwino sha. N'uyu nguyu. Horera papa sha. Horera papa na mama bari kumwe sha, muhorerane n'ukuri gahuza. Kubera ubwitange bagize bwinshi butanaboroheye, ndareba nsanga n'ubundi biri imbere bikomeye kurusha. Mbahaye 30,000. Amen. Amashyi menshi kuri iyi famille. Yitwa igihe ni iki, harimo umwana wanjye witwa Byukusenge Rusi, nkaba rero ngiye kubatera inkunga mu buryo nshoboye, nkabazababonera 15,000. Amen. Amashyi menshi. Mama hobera papa. Yego. Abagirisha ariko karababanye nyine, ibyo nakazi kawe. Twige mu pastor abahesha umugisha. Ndashimira Imana yuko mbonye imfura mu itorero ry'Amajyepfo. Amen. Njye rero n'umuryango wanjye twemereye 70,000. Amen. Amashyi menshi kuri uyu muryango na poromosiyo yo guhoberana imbere. Imana ibaha umugisha. Pastor arakora mu biganza, arakora mu wanjye. Harimo umuhungu, ngwino wohere papa sha. Ngwino wohere papa sha iki. Yeee. Imfura na se barangana kwa. Yo, Imana ibaha umugisha. Niyo kamere yayo. Kugira ngo n'umuryango wanjye dukunda ikorari, twabaye bugufi kandi tuzagumya kuba bugufi, tubasezeraniye 30,000. Ntacyo yego, ngaho munyaruke ntamwe ahimbazwe. Ntabwo mvuga menshi, ariko umuryango ntarabona Vincent Gasana, yego, njye na madamu, yego, 50,000. 50,000 kuri iyi famiye, muhoberane neza mu buryo bwiza. Yego, 2, 3. Imana ibaha umugisha. Amashyi menshi kuri uyu muryango. Pastor arabahesha umugisha. Ntabwo byinshi nuko igihe ari gitoya, yavuga byinshi kuri ya korali, ariko muri makeya
njyewe n'umuryango wanjye nubwo madamu ataje tuzabatera inkunga y'ibihumbi 50. Imana ibaha umugisha, pastor abahesha umugisha, kandi dushimire uwo mubyeyi na twa twana ubabwira uti turabashimye cyane. Haleluya. Amen. Nanjye kubwira korali uburyo twishimye kandi twanezerewe, nanjye na madamu iyi korali tuzayitera inkunga y'ibihumbi 60. Ibihumbi 60. Imana ibaha umugisha. Ndabafasha umwe 2 3. Imana ibaha umugisha. Nanjye ko naje mbitekereza nabonye ibintu birenze. Ko yaje abitekereza. Nabonye ibintu birenze. Nzayitera inkunga y'ibihumbi 50. Hari n'ubundi butumwa n'abageneye hano. Aha, Imana ibaha umugisha. Ntuncike. Haleluya. Amen. Mageragere kuri twebwe ni agashya. Amen. Murabona imyaka mfite, ariko n'ubwa mbere ibi bibaye imageragere. Ntabwo twabona rero icyo tuvuga cyangwa ntabwo twabona icyo dushima Imana, gusa navuga ngo Imana iri mu kazi imageragere. Nanjye kubwo gukunda korali igihe niki, korali igihe niki harimo abavandimwe, by'umwihariko korali igihe niki harimo umwana. Kwaberagara furere kandi ntubu umusayi umwe 2. Yego. Rero ku rwanjye ruhande umwe kuko ureba tugomba yego kuba amaboko yabo atari ku munwa gusa, ahubwo ari no mu bikorwa. Hari igitabo nasomye kimbwira ngo kuvuga udakora byangiza imico. Nanjye hari urwandiko, bano bana twagiye tubabona cyane bagiye mu rugendo, baryamye bananiwe, babuze amazi yo kunywa, inyota ikabica. Hari urwandiko nabandikiye dushyiramo hano, barabasha kurusoma. Ariko ku rwanjye ruhande njyewe n'umutima wanjye nzabaha inkunga y'ibihumbi 20. Imana duhana umugisha. Amashyi menshi kuri uyu muryango, ariko umwanya wo guhoberana nawe ugezweho. Hobera mu 1 2 3. Imana ibaha umugisha. Uwiteka bahira muco kuri pastor abahesha umugisha. Ngira ngo murabizi ko ibintu ari ibyacu. Yego. Ibintu ni ibyacu. Aba mbasanzwemo nta nubwo nshobora kuzabavamo. Amen. Njyewe rero ubwo ndavuga mu mazina abiri. Yego. Ndavuga nka perezida wabo, nkavuga nk'umuryango wa Ndamage. Njyewe n'umuryango wanjye tuzatanga amafaranga 100,000. Amen. Amashyi menshi kuri uyu muryango. Umwanya wo guhoberana ugezweho. 1 2 3 n'inyongezo. Imana ibaha umugisha, amashyi menshi. Yego. Imana ni nziza. Kuri pastor abaha umugisha. Mama genda pastor agukore mu biganza nawe. Yego. Imana ni nziza Ibihe byose kandi ibihe byose. Imana ni nziza, niyo kamere yayo. Amen. Amazina nitwa Jacques Mugabo. Nkaba mpagarariye korali Eden Garden yaturutse ku ituro rya Muhima, n'ubutumwa ya Muhima. Korali igihe ni iki, ntabwo ari igihe cyane tuyimenye, ari niyo mpamvu nifuje ko umuyobozi wayo yegera hino kugira ngo namurebe. Ntabwo ndi hariya namurebaga neza, abantu bari bankingirije. Perezida ubana nayo. Yego. Hobera undi muyobozi sha. 1 2 3. Nanjye kuri bandirimbo ngo urukundo ni rwogere, ariko mu bigarukiriza aho ngaho. Rero mwagatika kubiranyije mwebwe ni korali. Imana ibaho umugisha. Amen. Natwe ntabwo twaje ubusa, hari ibaruwa twitwaje kugira ngo bayikoreshe mu buryo bwo kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere. Ubundi murakoze, Imana ibaho umugisha. Bashyikiriza iyo baruwa na pastor agukora mu biganza, aguhesha umugisha, na korali ayihesha umugisha. Yego. Yego, pastor abahesha umugisha. Imana ni nziza ibihe byose. Nanjye rero korali ndayikunda, ibamo n'umwana wanjye. Nukuri uyu muhungu ndamukunda, ntabwo narizi mama we. Ni umucuti wanjye cyane. 1 2 3. Imana ihabwe icyubahiro, amashyi menshi. Kubwo gukunda iyi korali rero, kuriya abana iyo bagiye muri korali ari abasore, korali irabarira cyane rwose. Ndashima Imana
uburyo ino korari itoza abana neza rwose tuyikomerezaho. Natwe rero twaricaye nk'umuryango tugira icyo dutekereza tuzateza inkunga ino korari, ariko ngihagaze aha ngaha sinagenda ntavuze. Ku ruhande rwanjye ku giti cyanjye ni umuryango, nzabatera inkunga y'ibihumbi 20. Yego. Aha. Dushyire mu murimo bazongera baduteranye nanone turi guserukana ya mashusho batubwiye. Yego. Rero bana bacu mu kanya ndabasigira 10,000, ariko kubera ko nabonye yuko umushinga mufite ari mwiza kandi ko ari urugendo rukomeye cyane, nimutangira urwo rugendo perezida wanyu azanshake, yego, maze mubwire icyo nzabafasha. Imana igumugisha. Jeremy ngwino ukore mu biganza bya pasitoro umudushimire cyane. Turifuza rero yuko n'abandi batadusezera, ahubwo tugira ngo dutange impano. Rwanjye ngenda n'abakunda cyane kuko bwije nuko bukeye ndushaho kubakunda, ariko uyu munsi bashimishije cyane. Kubw'ibyo ngewe mbemereye inkunga y'ibihumbi 30. Amen. Sagaliwe ashaka kukuza ibyiza by'ijuru, ihangane muri byo bigeragezo, ushikame kuwiteka uzagororerwa. Tubana n'uwiteka ibihe byose, ntukirengagize ibyiza gukorera. Satani we ashaka kukuza ibyiza by'ijuru,